Ibihe byiza ukomeje gukurikirana Ndizi Note music, urubuga rubanyurizaho amasomo, inama, byose bigiye bitandukanye bivuga ku muziki. Uyu munsi nanone naje n'isomo rya vocal, aho tugiye kurebera hamwe ku ijwi rya bass. Ijwi rya bass, ijwi risa nkaho riri deep, ijwi riri hasi cyane, ijwi abantu bumva rwose bakavuga bati iri jwi riraduhahamuye, cyangwa se iri jwi rirahinda, iri jwi rirakomeye, iri jwi rimeze gute. Ni ijwi rya bass rikunda kugaragara cyane ku bagabo, ariko n'abagore nabo bemerewe kuba barigira. Ntabwo iryo jwi rya bass ryaremewe kugirwa n'abagabo gusa, n'abagore nabo hari hasi bashobora kuba bagera. Byose ni imyitozo ahantu hose bigendanye no kuririmba nemera ko wahagera, ahubwo ikibazo kiba gihari cyo kuhagera ni igihe n'imyumvire wowe ufite yo kuba wahagera. Ijwi rya bass rero naryo ushobora kuba wariririmba kandi ukaba warikoresha, ukaba wafasha abantu kandi benshi batari bake. Baze ni ijwi riri hasi nk'uko nari mbivuze, ryumvikanisha uburemere cyane rwose, wumva rivugira hasi kandi rikaba ryanagira harmony mu ndirimbo. Yes, rigira range ya E2 to E4. Iyo niyo range ya y'ijwi rya bass. Range y'ijwi rya bass E2 to E4. Sorry gato, ni E2 to E4. No kuvuga ngo cyangwa se mi yo muri octave ya kabiri na mi yo muri octave ya kane. Hari abashobora no kugera kuri C2. Yes, bakaba bagera hasi cyane, cyangwa se kuri do ya kabiri. Hari imyitozo y'ijwi rya bass nzayibaha, cyangwa se ndayibaha muri video ikurikiraho. Hari abacuranzi rero cyangwa se abakoresha ijwi ryabo rya bass ku isi bamenyerewe. Muze kureba umuntu witwa Barry White. Barry White arayikoresha cyane. Isaac Harvey, muze kumureba. Muze kureba na timu yitwa Pentatonix, murebemo umuntu witwa ndumva yaravuyemo, ariko umuntu witwa sinzi, ndumva ntamwibuka neza, ariko muri Pentatonix hari umubaziste mwiza rwose. Avi Kaplan, muze kureba uwo mubaziste yavuyemo, ntago akibamo Pentatonix. Ubungubu harimo mu Black witwa Keve, nawe ndumva yitwa Keve. Yes, bass arayiririmba kandi arayiririmba neza cyane. Muze kureba na timu yitwa Home Free. Home Free harimo umubaziste witwa Team Faust. Kuba baziste rwose, Team Faust nawe ni umubaziste mwiza, mu mureba ama live yarayakora neza, arafata ijwi rwose agari kubita hasi ukagira ngo ni iki, ukagira ngo agahinda rwose, ukagira ngo ni urunyamaswa rundi rurimo rurahinda. Hari abantu baba baritoje baze ku buryo uvuga uti ni umubaziste wa mbere. Yes, uko ushobora gukoresha uko ushobora kuba warikoresha mu ndirimbo rero, cyangwa se cyangwa se inama nakugira ku bijyanye na bass, ni ukuvuga kwirinda guhumeka umwuka mwinshi, kwirinda gucurika ijwi ryawe. Hari abantu baririmba ugasanga aririmbye bass arageze gutya, ntago bass yaza gutya. Ubundi ukoresha umwuka, ariko bass ubundi ikunda kugirira mu gatuza, nikunda gukorera. Wenda nitujya ku ma exercises nibwo tuzabasha kuba twabikora neza, ariko ikintu nizeye neza nuko wumvishe kandi usobanukiwe ijwi rya bass. Ese wowe uririmba bass? Nyandikira muri comment niba ari bass uririmba, cyangwa niba ariyo wifuza kuririmba mbe nagufasha. Hari abantu baba bashaka kuririmba bass ariko yarabuze ahera. Bass yafasha abantu kuko hari ababaziste ku isi, nababwiye abo bitwa ba Barry White, bitwa ba Team Faust, bitwa ba Avi Kaplan, bitwa ba Keve. Mubarebe rwose abo babaziste na babaziste beza cyane,
kandi bafasha abantu rwose kuri iyi si ya rurema. Yes, nibyo rero nayo makuru yarahari kuri Buzz. Wifuza kuba wamenya byinshi ku bigendanye no kuririmba, ku bigendanye n'ijwi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubonamo aho ngaho muri description. Mukomeze kugira ibihe byiza.